kurega hera hejuru Repubulika y'u Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Nyamata icyemezo cy'ubwumvikane mu rubanza nomero bla 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 impande ziri mu buhuza urega Neme Platini mwene izina birisoma turamuzi Neme Michel muri shop kuko yanaje muri konseri ni umwe mu bapapa banamushyigikira wenda ababyeyi hubwo bayingabire bo tubareke ko na mama Platini ntumusome uregwa rero yari Ingabire Olivia mwene nabyo tuvuga na nyina ntawe tuvuga ni itariki yavutseho na nomero y'ingamu ntago tubivuga nahabarizwa naho tuhavuga tujye ku ikiregerwa rero gusaba urukiko gutanga ubutane bwa burundu mu dukubo cyangwa se muri entre parenthèse divorce ku bwumvikane bw'abashakanye. Umwaka wa 2024 ni umunsi wa 27 w'ukwezi kwa Kamena. Hanyuma harimo abacamanza nabo ntago twirwa tubibazanamo bino bintu aho bavuga ko nyine aribo bagiye kuruburanisha bakavuga amazina yabo nibibaranga. Ati tumaze kubona ko Neme Platini yatanze ikirego muri uru rukiko gihabwa nomero yayo aregamo Ingabire Olivia asaba urukiko kubaha ubutane bwa burundu bwumvikanyweho. Urumva nubwo Platini ari wagiye gutanga ikirego ariko we na Ingabire Olivia babanje kwicara babyumvikanaho. Tumaze kubona ko Neme Platini na Ingabire Olivia bashakanye byemewe n'amategeko ku tariki 6 z'ukwa gatatu umwaka wa 2021 imbere y'umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Remera mu karere ka Gasabo. Biturutse ku mpamvu zabo bwite aba bashakanye batanze ikirego mu rukiko bifuza ko amasezerano yabo y'ishyingirwa yaseswa bagatandukana uko amategeko abiteganya. Hanyuma rero urwo n'urupapuro rwa mbere tubanje urwa kabiri rero bijyanye n'ingaruka z'ubutane hagakurikizwa amasezerano y'ubwumvikane yo ku tariki 30 z'ukwezi kwa 8 2023 bakoreye imbere ya noteri. Urumva mbere yuko bajya gutanga ikirego baricaye mu kwa 8 2023 bumvikana ayo masezerano imbere ya noteri. Ni narwo rupapuro batwara mu rukiko nyine yo bita ubutane bwumvikana hagati y'imande zo badepose yo basaba divorce. None iyo harimo tuve n'urugero gukubitana cyase kugira buriya nundi muturanyi cyase undi muntu ashobora kuba ati uyu mugabo azica uyu mugore ikiza nuko mwabatandukanye icyo gihe rero ubushinja cyane bwo butanga ikirego rero iyo mutabyumvikanyeho kuko hari ukuntu umugabo ashobora gutaha buri gihe agakubita umugore cyase akaguba yagukwita nk'inkoni ukagwa nko muri komoza ku bintu nk'ibyo ngibyo cyase n'abana bakaba bafite imyaka bakaba batanga ikirego ati papa na mama ntabwo bimeze kugira ngo bicare mu batandukanye ariko baricaye bajya kwa noteri bati dusinye ni nko kugura umunyamategeko wabo nko kugura imodoka tukatwaraguza imodoka tugasinyana kwa noteri ariko nyuma tukavuga tuti ya modoka rero amafaranga yena nifite ikibazo none nayabonye reka muhereza yigumane wenyine ubwo abatanga banki rambere bo bahita babyumva musubira kwa noteri n'ubundi gusinyura yanyine. Ati rero tumaze kubona ko kuwa 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 mu iburanisha ry'urubanza ababuranyi bitabye bunganiwe na maître nago tumuvuga basaba urukiko kwemeza amasezerano y'ubwumvikane bagiranye tariki 30 z'ukwezi kwa 8 2023 binyuze mu nzira y'ubuhuza. Ubwo hari umuhuza wabunze byumvikana kugira ngo ubwo bahuze habaho nyine umuntu wahuza hamagara mwe bakaza bakabaganira mwemereye gutandukana even na notera bababwira rero. Hanyuma rero dushingiye ntago ari twebwe nka radar uru n'urukiko rwa mbere rw'ibanze rwa Nyamata rurereye hariya mu karere ka Bugesera cyane dushingiye ku ngingo ya 31 y'amabwiriza nomero ntari bugarukeho. Ayo mabwiriza iryo tegeko rikaba ryarasohotse tariki 5 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2019. Ayo mabwiriza akaba ya perezida w'urukiko rw'ikirenga yerekeye ubwunzi mu manza boneza mu bantu iz'ubucuruzi iz'umurimo n'iz'ubutegetsi. Ivuga ko ku bwunzi bukozwe n'umucamanza aho iteganya ko nyuma yo gusuzuma
imyirondoro n'ingingo zigize urubanza hamwe n'ababuranyi. Umucamanza abashishikariza ubwunzi. Ahangaha yenda utagize nkunganiremo gato ni ukuvuga ngo mbere yuko mutandukana habaho icyo bita inama ntegura rubanza, ku buryo muhura nabwo ngo bafata amasaha 3 bakabashyira mu cyumba kimwe, mukaba muri kumwe mukabiganiraho, ubundi bikarangira bakongera akabaha iminsi 3 mubana mu nzu nabwo kugira ngo mwisubire amaboko ko numva ko gatanya burasa ugupfa kumanika nari ntabwo byoroshye regura rahira. Nk'urugero nk'iyo nzi yenda yavuzwe mu itangazo nka Gatanya agafaranga yamaze imyaka ya hafi 5 batarayimuha, barakubwira ati genda mubane nawe amezi 3 turebe ko bidashoboka, mukazo gavuga ati byanze yenda bitewe n'impamvu runaka. Ariko abangaba yenda ubwenge bakoresheje bumvikanye bajya gusinya no kwandika kuko nta muntu wabanje, ariko ntabwo bikora process y'itegeko aho bavuga ko mu nama ntegura rubanza bongera bakabashyira hamwe kugira ngo bumve ko mwakwisubiraho. Hanyuma rero bashyira mu cyumba cya mwenyine masaha. Uyu mucamanza ubashishikariza kujya mu bwunzi abasobanurira inyungu zabwo, ubwo ni ubwunzi, inyungu z'ubwunzi nyine, akanababaza niba ashobora kubunga ubwe cyangwa niba hari undi muhuza bifuza. Urumva ngiyewe n'umugore dushobora kwanga umucamanza tukihitiramo, nyina mudashaka kubabwira nk'umubwira nk'amabanga yanyu, nyina nige muvuga turi bwa yazayamena atfata ku mavuta ndabizi nta mabanga agira ntabwo tubibanda ntabwo. Umugore ashobora kuba afite ikibazo ati umugabo wanjye nta gahunda niyo hepfo ntayo, kandi niyo babibwira kandi si cyangwa kwibwira umucamanza, yabwira umuntu muri radari ngo bikunde, ashaka kwibwira mama we gusa, mama w'umuhungu ntabwo yabwira umuntu muri radari ngo bikunde, ati njye nararenganye, ati nta gahunda. Hanyuma rero iyo ababuranyi bemeye ko umucamanza ari we ubunga, umucamanza asubika iburanisha agategurana n'ababuranyi igikorwa cy'ubwunzi. Muri ya nama ntegura rubanza dushingiye ku ngingo ya 229 y'itegeko nomero 33/2016 ryo ku tariki 28/8/2016 rigenga abantu n'umuryango, iteganya ko gusaba gutana biturutse ku bwumvikane gusabwa n'abashyingiranywe bombi bamaze kumvikana ku gusesa ishyingirwa no ku nkurikizi zaryo, kandi bagashyikiriza umucamanza amasezerano akemura ingaruka z'ubutane ku bashyingiranywe n'umutungo wabo kimwe n'abana babo. Nk'ahangaha rero ukuntu bigenda, bo baba barumvikanye already bakavuga ati njyewe n'umugore wanjye uzasigarana inzu, njye nzasigarana imodoka, uzasigarana amafaranga, njye nzasigarana abana nzajya mbaha imbenyenda muri dokima batanga ibyo byose bigomba ku buryo mugenda muvuga ati twe twabyumvikanyeho, ntabwo ari umucamanza, kuko ari urukiko ruzagira mwe muzanye inyandiko ivuga ati twe twavuganye, nk'uko umugore wa Platini yemeye agahitamo amafaranga, njye nahisemo amafaranga, inzu isigarana Platini, umwana n'uwanjye nta ndezo nzamwaka gutyo. Hanyuma rero tugeze aho nashakaga kugera, aho urukiko rwemeje. Urukiko twemeje ko habayeho ubwumvikane hagati ya Nemeye Platini na Ingabire Olivia, bemeranya ku kirego bari bafitanye muri uru rukiko, aho bumvikanye ibi bikurikira. Ya nyandiko bashyira notera akayisinya, noneho urukiko nayo rwo rutwinjijemo neza. Icya mbere bumvikanye ko batandukanye burundu ku bushake bwabo, bityo amasezerano y'ishyingirwa bari baragiranye tariki ya 6 z'ukwezi kwa 3 2021 imbere y'umwanditsi w'irangamimerere w'umurenge wa Remera asheshwe no kuba bahawe ubutane, ndetse bikazandikurwa mu bitabo by'irangamimerere byo mu murenge wa Remera aho basezeraniye. Bivuze ko bagomba kujya mu murenge bakiyandikuza bakabakura nyine bakava mu rutonde rw'abantu mu Rwanda dufite bashingirana. Yego bumvikanye kandi ko nta mwana babyaranye. Ahangaha niho ruzingiye inkuru zose twakoze, ni hano zari zizingiye.
za fake news kuko inkuru zazindi zose ziswe fake news zavugaga ko Platini nyuma yo gukora test DNA yasanze umwana atari hanyuma rero hano ku ngingo ya kabiri urukiko rukaba rubigaragaje ko bumvikanye ko nta mwana babyaranye bo ubwabo ingingo ya gatatu si banaguye n'urukiko ngo rujye gufata amasambu no gukoresha y'umugore atabyemera byari no gutinda akajya gupimisha n'iki byose n'ubundi ko Platini zidiri zose yagiye akomveka ko Olivia akazemera ariko abaji baza Platini muzima cyangwa Platini muzima ariko byose bakavuga ngo ni Clement Kina Music nakere wenyine. Hanyuma ingingo ya gatatu bumvikanye ko umutungo wimukanwa ugizwe n'ibikoresho byo mu nzu babigabanye hagendewe ku byo buri wese akeneye. N'andi bavuga ati Platini azatubwire tekinike yakoresheje kugira ngo umugore atahane amasafuriya ibirongoranwa n'ibyo yacuye inzu isigare intebe cyakora cya Platini zisigaranye idakeneye uzi ko yaciye ibirongoranwa yazanye n'undi amarido ibisa amasahane n'amashuka bitewe n'ibyo umuntu akeneye. Platini yasuye muri ghetto intebe yarazisigaranye bro intebe ntabwo yazimuka umva rero ikindi bumvikanye ko ubwo aho ngaho Neme Platini ndetse n'uwahoze ari umugore we Olivia. Yego. Icya kane bumvikanye ko umutungo utimukanwa bari bafatanyijwe. Wimukanwa. Utimukanwa. Ngeze ku ya nyuma. Bumvikanye ko umutungo utimukanwa Akagari ka Kanzenze, umurenge wa Ntarama, akarere ka Bugesera, intara y'Iburengerazuba, gifite ubuso ntari buvuge, gihererejwe kuri Neme Platini, bityo uwo mutungo ukaba ugomba kumwandikwaho wenyine. No kuvuga mu irangamimerere umutungo wari ubanditseho nk'umugabo n'umugore. Kuri ubu ngubu Platini procedure agiye gukurikizaho n'ukongera akiyandikisha iriya nzu n'ikibanza gifite iriya UPI na buriya buso bunini bungana kuriya bigasubira mu mazina ya Neme Platini gusa. Yakoze ntabwo haryongera. Platini akoze divorce iri shwadi mu mateka. Bivuga ko hari cyane ngize ngo wenda nawe ahubwo wasanga ari ufite ikibazo. Rero aho ngaho turangije impapuro ebyiri mu mvu rwa gatatu kugira ngo dusoze. Urukiko dutegetse ko ibyo Neme Platini na Ingabire Olivia bumvikanye nk'uko bimaze gusobanurwa haruguru bigomba gushyirwa mu bikorwa uhereye umunsi ubwumvikane bwabereyeho tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Bati barakubisinya byari ibya Platini n'ubwo urubanza rwari rutaracira. Dutegetse ko icyo cyemezo gihita gishyirwaho inyandiko mpuruza kugira ngo ikibazo kijyanye nacyo gishobore guhita kirangizwa. Ahangaha ntabwo masobanukiwe Clement nyunganira. Kashe impuruza ni ya kashe ya nyuma utera tuvuge n'urugero nk'iyo turi kuburana umutungo nge nawe ndawutsindiye iyo nkutsindiye ukizigiza umucamanza yemera gutera icyo bita kashe impuruza kugira ngo undi wari wese aguhesha ububasha kuri cya kibanza. Nuvuga ngo iyi mpuruza bashyize ku bya Platini nuvuga ngo iyo Olivia yitambika nyuma akisubira byari kuba byarangiye cyase Olivia akanga kujya kumusinyira ku ruki ni nka procuration ku modoka. Nuvuga ngo ya procuration twaraguze dufite inyandiko y'ubugure ariko nkanagusinyira procuration kwemera kuba wakora mutation nge ntahari. Nuvuga ngo hano iyo ufite ikashe impuruza uba wemerewe umutungo nta wundi muntu n'undi wari wese uragera ukabwira abayobozi ati ni mumpeshe umutungo. Umva rero icyitonderwa kuri runo rubanza nicyo kirenze Platini ariko mana yanjye ewana uyu mumetre nanjye aranyemeje umuburani. Urukiko hasi mu gusoza rwanditse interuro ngufiya cyane ivuga ngo twibukije ko iki cyemezo kitajuririrwa. Oya ibingibi nebisanzwe ariko mu manza mboneza mu bantu cyangwa se z'ubwumvikane nta kujurira kubamo
kuko redi muba mwarasinye kwa noteri muba mwarabyumvikanye nimero y'umucamanza mukabyumvikana kandi yabisinyeho ni nayo mpamvu n'iriya kashe impuruza isabwa hariya kugira ngo na nyuma yisubiyeho azasange barateho kashe impuruza yashobora kugera mu rugo yawe byabaho akavuga ati buriya cya cyemezo yenda bari bancutse cyangwa bari bamuroye. Hanyuma rero urukiko rukaba rwibukije ko iki cyemezo kitagera gute kuko cyari ucy'ubwumvikane. Neme Platini ku munsi w'ejo wa mugabo ugomba kumuhamagara akakubwira uko yakiye bino bintu nyuma yo kubyita fake news. Ariko saremera kubivuga sio ko cyabyise fake news ubundi. Platini ikintu mushimira yabigenze mu buhoro. Platini muzima. Urabona itangazamakuru ryari muri hejuru iyo ajya kujya kubisobanura akabifatira umwanya. Yari no kwivamo cyangwa se n'umugore akavuga ati waneje abantu. Ariko discipline Platini yagize muri iyi case nyine biranashoboka ko ariyo yakonvince Olivia kavuga ati Platini uri imfura ntago wigeze uneza abantu ibintu byose wansaba ndabikwemereye. Ibyo ngubwira wasanga n'umugore amubwiye ati biceceke ndabizi umustar cyangwa se icyamamare ni ujya kubivugaho nanjye ndibugire ndibutevalue. Ariko nanone uriya mwana ashobora kuba yasize iranzu ya Platini akayerekera Platini kubera ko wayibona nk'akaruri kubera ko afite undi mugabo ufite ama etage i Kigali. Nanzu y'ubusa nanzu y'ubusa reka dutegereze turebe inzu sushyize gute. Olivia na Platini nihe next move iraza gukurikiraho. Move yakurikiyeho hagati ya Gatanya move ikurikiyeho sari yindi nugushaka hagati ya Gatanya ya Safi na Judite iyo yahise yihuta. Safi yahise abona ubwene gihugu bwa Canada, Judite nawe itayishakira umugabo kuri ubu barabyaye baratunze baratunganiwe. Ese umwana nubwo urubanza ruvuga ko nta mwana bafitanye ariko Olivia wafite umwana yarabyaye. Ese uyu mugabo babyaranye uyu mwana yaba ari tayari yo guhita amushumbusha amukuraho iki gisebo cyose akavuga ati n'ubundi twarakundanaga mbere ya byose ninjye wabyariye reka ngukubita igikware yakiyobowe na Brabasi. Ubwo so umugabo usanze afite undi mugore sowe ubwo ntabwo tubuzi nabo duceka. Wow igikurikiyeho byanze bikunze ni ubukwe bw'umwe muri aba ngaba kuko ntabwo bazaguma bonyine keretse nka Platini ashobora kuvuga uti urebye hagati ya Platini n'umugore we ninde uzaduha ubukwe mbere y'abandi. Platini sintekereza ko afite ubukwe hafi. Platini biragoye nyuma y'ibibazo yagiye agira kuri ba Diane, nyuma y'ibibazo agize kuri Olivia, nyuma ibibazo byose yanyuzemo, reba ibyo bya Diane n'ibindi byose yagiye anyuzemo n'ikindi nagaze yajya mu mategeko. Ariko Clement nk'umujyanama mwiza kujya mu mategeko bizagorana. Nagire n'inama Platini y'uburyo bubaka urugo rugakomera, y'uburyo barambagiza umugeni muzima. Nta muntu wikugiramo inama akura amarangamutima yawe niwo muhuje. Ngo nta rugo rutunga urundi ndabyibutse. Biragoye ntabwo bikunda. Ibyo ngibyo nyine nagira Imana nyine ahubwo nasanga Imana cyari mushakira uti bukore. Reka dushimire rero uwitwa Peacemaker Pundi umwami w'imibare n'ibimenyetso mu busesenguzi. Iyi nkuru impamvu mutari kumwumva hano kwa gatanu yari supposed yo kuba ari hano. Iyi dokima niyo nari namutuma nyuma yo kuva gutabara Bianca yari afite devoir yo gukurikirana iby'uru rubanza. Radar akaba ariyo ya mbere itangaza idonido y'uru rubanza rumaze hafi umwaka winjira muri ibi. Nibyo mu rukiko bajya no mu rukiko twabivugiye ahangaha bwa mbere ntandi byavuye. So